Inshuti zacu muduteze amatwi turabashimiye ko mwongeye kuduha umwanya wanyu kugira ngo twongere tuganire. Gahunda yacu ni ukubaka umuryango nk'uko mubizi. Ibaho Neza Family Academy tubahaye ikaze. Uyu munsi dufite indi ngingo nziza dushaka kuganiraho. Nk'uko mubizi tuganira ku muryango no kugira ngo umuryango wacu ugubwe neza. Ingingo tuganiraho rero ni ingingo ijyanye n'uburyo twicungira ibyo twishakiye, ducunga ibyo twahashye, twakoreye, twavunikiye. Uyu munsi turaganira ku byerekeranye no gucunga umutungo w'urugo. Abantu bashatse ibintu murabizi ko muri iyi minsi no muri iyi si tubamo ibintu byose ntabyo bonera ubuntu, bisaba gukora ugakora ugashyiramo imbaraga kandi koko nk'udakora ntakate. Ni byiza rero yuko ibyo twakoreye tubicunga neza kugira ngo nyine bitugirire akamaro. Uyu munsi turaganira ku ngingo yo gucunga umutungo. Umutungo w'urugo ni ikintu gikomeye. Umutungo w'urugo utunga nyine abari mu rugo, abawushatse, ugatunga abana, ugafasha abavandimwe n'inshuti bagize ingorane n'undi wese wifuza gufasha, ariko ababanza bwa mbere ni abari mu rugo. Kugira ngo rero ibyo wakoreye ubikoreshe neza, ugomba kugira gahunda muri buri kintu. Ku byerekeranye n'umutungo w'urugo, gahunda ya mbere yo kugira ngo ukore ibintu neza ku murongo nk'uko wabipanze, ugomba kwicara ugatekereza, ukareba ibintu ukenera buri kwezi. Ushobora no kubona ibyo ukenera buri mezi atandatu, buri mezi atatu, atandatu, umwaka, imyaka 5, iyo yose ni imicungire y'umutungo. Ariko ku byerekeranye n'ibyo dukenera mu rugo bya buri munsi, turagira ngo tuganire cyane cyane ku buryo wakoresha umutungo wahashye nibura ku kwezi kumwe. Kugira ngo ubigereho ukwiye kwicara mukicarana n'uwo mubana, ukareba ibyo winjiza, ni ukuvuga amafaranga, niba uri umucuruzi, niba se ukorera umushahara, ukicara ukavuga uti ibintu by'ingenzi mbona bikunda kugaruka kenshi mu rugo, ukabishyira ku murongo byose ukabyandika, ukagenda ubiha agaciro kugira ngo ubone mu mafaranga niba koko amafaranga ukorera ashobora kugira ibyo agufasha, kandi ukagira n'uburyo uzigama, kuko igihe cyose kuzigama ni ingenzi. Bisaba rero ko niba ukora ukwiye gutekereza kuzigama kandi ibyo biza bwa mbere. Gusa kuzigama ntabwo ariyo ngingo tuganiraho uyu munsi. Icyo tuganiraho uyu munsi ni ugucunga umutungo w'urugo. Nuko rero mukicara cyangwa niba n'undi muri kumwe mugatekereza, mukareba ibigomba kubanza. Hari ibibanza by'ingenzi bitajya bibura kandi biza buri gihe, ibyo bakaba ari byo biza ku murongo, mukabishyiraho byose ntacyo mwibagiwe, mwarangiza mukabiha agaciro. Ako gaciro ni amafaranga, kandi ayo mafaranga nayo mwakoreye mu buryo butandukanye, kugira ngo mumenye muri kwezi uburyo muzajya mutanga amafaranga ku byo mukeneye bya buri munsi. Mumaze gukora ibyo rero, ndagira ngo tuvuge cyane cyane ku kintu cyerekeranye no guhaha ibitunga umuryango, ibyo abantu barya kugira ngo bashobore kubaho. Uyu munsi nibyo tuvuga kuri iki kiganiro. Ku byerekeranye no guhaha rero, kuko ari ingingo ikunda kugarukaho cyane ku badamu, kuko abadamu kenshi usanga abadamu aribo bahaha, ariko n'abagabo barahaha. Ariko ikintu cy'ingenzi ni ukuvuga ngo byose bijye ku murongo, bijye kuri gahunda. Rero reka twigarukire ku byerekeranye n'uburyo dukoresha aya mafaranga kuri ka gace ko guhaha konyine, aba ariko tugiye kuvuga uyu munsi. Ku byerekeranye n'agace ko guhaha, umaze kubona amafaranga uzakoresha mu guhaha, ni ukuvuga mu kugura ibizatunga umuryango mu byerekeranye n'imirire, ugomba kumenya ko mu mirire hari bigomba kuba ari imirire yuzuye. Indyo yuzuye niyo uzajya ugaburira umuryango wawe. Ubwo turiho tuvuga mu Rwanda, kuko ariho ndi, nagira ngo tumenye yuko twebwe mu Rwanda byinshi turabihinga. Ntabwo abenshi duhahira muri za supermarket cyangwa se muri ayo masoko, amaguriro ya kijyambere. Ibyinshi tubigura mu isoko risanzwe, kandi isoko risanzwe burya niryo ryiza, kuko riba rifite ibintu byavuye mu murima ako kanya cyangwa se mu minsi mikeya, kandi biriya nibyo biba birimo intungamubiri. Ntabwo bivuze yuko utajya no muri ayo maguriro ya kijyambere, ariko umuco mwiza no kugira ibyo ugaburira umuryango wawe byiza ni uko wibanda guhaha ibivuye mu murima mu minsi ya vuba.
uti rero kujya guhaha ubanza kwita ku kintu cya mbere. Kugira ngo ujye guhaha ugomba kumenya ko ushyira kuri lisite ibyo uri bujye guhaha byose, akantu ku kandi ukicara ukabitekereza neza, ukabyandika, ukabiha n'igiciro, ukagenda ukagera mu isoko. Ikintu cya mbere wirinda rero ni uko uza kwirinda kugura ibintu utanditse, kuko iyo utangiye kugura ibintu byose, kuko mu isoko umuntu wese aba ashaka amafaranga, uyaguhamagara akakubwira ukuntu ibintu bye ari byiza, ukuntu umuguriye ariko waba uguze ibintu byiza, ariko ni ukwitonda cyane kuko uriya muntu aba ashaka amafaranga yawe wajyanye. Iyo urangaye rero ntukurikize ya lisite, usanga uguze ibintu utatekerejeho, wagera mu rugo ugasanga wishyura n'ibindi. Rero bisaba rero yuko uko ugura ureba kuri lisite, uko ugura ukareba kuri lisite, kugira ngo umenye ko wateguye ibintu neza kandi wabishyire mu bikorwa neza. Ikindi cya kabiri ni ukureba iyo ugiye kugura, kuko ubuzima bw'abantu ni ubuzima buhenze, ni ubuzima bukomeye, kandi umuryango wawe ni ugomba kuza mbere mu byerekeranye no kuwitaho. Rero ugomba kumenya uti niba ngiye kugura ibintu bizima. Urugero, niba ugiye kugura ibintu wenda bifunze nk'amavuta, amata n'ibindi bintu bifunze, ugomba kwita kureba ku itariki ibyo bintu byakoreweho n'itariki bizarangira. Ahantu hose ahenshi biba byanditseho. Niba itariki itanditseho rwose ntabwo ukwiriye kubigura, kuko ibintu bitanditseho itariki byakorewe n'igihe bizarangirira, mbese ubuziranenge buzarangirira, ntabwo wabigura ngo ugaburire umuryango wawe, kuko waba uguze ibintu bitizewe, waba uri gushyira ubuzima bw'abantu bawe mu kaga. Rero igihe cyose reba itariki uhindukize, ubaze ubabwire uti itariki se ko ntayibona. Nusanga utayibona ni uburenganzira bwawe bwo guhitamo. Ibintu biribwa ukwiye kureba, yewe uretse n'ibitaribwa n'imiti n'amavuta yo kwisiga, byose ubu basigaye bategeka ko bishyirwaho amatariki, kuko biriya bintu ibyinshi haba hongewemo rimwe na rimwe ibindi, ku buryo bishobora no gutera indwara mu mubiri, kandi indwara zikomeye. Nyuma y'ibyo umaze kureba kuri ibyo ngibyo kenshi bituruka hanze, hari n'ibituruka hano mu Rwanda, bikorerwa mu Rwanda dusigaye dukora, ariko byose biba bifite amatariki. Itonde ubirebe. Ubundi abavuga ibyerekeranye n'imirire bavuga yuko ikintu kiribwa cyafunzwe neza nibura amezi 6 akabije, bikabije amezi 6 biri hafi kuzashira, ntabwo ukwiriye kukigura. Ukwiye kugura ikintu nibura kirengeje umwaka umwe cyarakozwe, mbese gisigaje kubaho igihe kirenze umwaka umwe, nicyo kiba gifite ubuzima cyagira ubuzima agaciro, ntibikononere ubuzima bw'abantu bawe. Ikindi nanone murabizi ko dusigaye dukora n'amafu babika, ari amafu akozwe y'ibigori, amafu atandukanye y'ibintu biribwa. Hari amafu ajya agiramo ibibazo, harimo ibintu bitera indwara. Iyo yamaze igihe abitswe, niyo yaba ari igihe gito ariko yabitswe nabi, agezamo uburozi, ubwo burozi buba butera indwara. Biba bigusaba rero kumenya ko, ukamenya gushaka ahantu hari amafu mashyashya, ukamenya kubaririza neza ahantu wari ufite ibintu bizima, kuko uko ugenda ugura ibintu byiza niko abantu bawe babaho neza. N'ariya mavuta nyura, yaba ibigori, ubunyobwa n'ibindi, ugerageza gushaka n'ibikoma, ugerageza gushaka amafu amaze igihe gitoya, kandi nawe n'ugenda uyabike neza, kandi uyabike igihe gitoya, usubire kugura ibindi bitari bubike igihe kirekire. Ikindi kintu navuga ni uko burya iyo uhaha, iyo ugize umugisha wawe ufite uburyo, ubushobozi bwo kubikora, hari uburyo wahaha byinshi, kuko iyo uhashye byinshi wunguka mu mafaranga. Ntabwo ari byiza ko nanone wahaha uhendwa. Niba uhendwa waba uri gukora imibare itari yo, ariko reba uburyo nk'ibintu bishobora guhahika bikabikika igihe kirekire, kitari ibintu bimara imyaka cyangwa se amezi menshi cyane. Umuceri ushobora kubika amezi 3-4, za sositomate, hari n'ibindi bintu bifunze ushobora, amasukari wabika nk'ukwezi 2, ugasanga ibintu biracyari bizima. Bene nk'ibyo bibikwa igihe kirekire, ufite uburyo wabigura, kuko icyo gihe usanga uguze kuri makeya, ugasanga ntuhenzwe. Ikindi, ibintu urabiguze, uragiye ugeze mu rugo, ubibitse neza, nibyo ni byiza. Noneho uburyo uzabikoresha ni uburyo bumeze gute? Ni ingenzi cyane, kuko hari igihe dusanga turangara,
ukibagirwa ko waguze ibintu bipimye ugashaka kubikoresha udapimye. Ni ukuvuga iki? Ukabikoresha utabara, kuko urabizi ko tugira ibyo twaguze dukoresha mu rugo, tugira n'abandi badufasha kubikoresha. Ni byiza rero ko wicara ukaganiriza umuntu mufatanya mu kazi, guteka n'ibindi, ukamwigisha uko bakoresha ibintu neza, ayo masabune, ibyo bitekwa, kuko rwose ntabwo twakwirengagiza. Mu ngo zacu nyinshi usanga abantu bateka ibyo kurya bakabimena, kandi twibagiwe ko iruhande rwacu hari abantu bashonje. Nyamara washobora guteka ibintu biri ku murongo, abantu bo mu rugo bakarya bakagubwa neza, kandi ntagire ibimeneka. Uretse no kumena no gushiririza, abantu bateka ugasanga harimo kurangara, ugasanga niba umuntu atetse umuceri inusu yose irashiririye, ugasanga wajya kureba ugasanga ibyo kurya byamenwa ari ibintu by'imishyirirwa kubera kurangara. Ibyo byose no gupfusha ubusa ibyo umuntu aba yaguze. Ntabwo wenda ko umuntu yamena rimwe kabiri utuntu twanyuzeho, bibaho, izo ni impanuka, ariko ibintu bibaho buri gihe ugasanga abantu baramena. Ni umuco mubi kumena, kandi ni n'ubwenge buke, kuko ibyakuvuye ubihaha urimo urabipfusha ubusa. Ikindi numva navuga mu byerekeye no gusesagura cyangwa konona ibyo waguze, ibintu kugagisha. Twebwe tuzi yuko ababyeyi bacu batakuze bafite amafirigo, ariko ni ukuri bari bazi uburyo bakora, bagateka inkono ikamara igihe rwose irimo ibishyimbo, bakamenya ukuntu babigenza, kandi ibyo bishyimbo bikarebwa bikarangira bikinameze neza. Ariko uyu munsi umuntu arateka ugasanga hanyuzemo akantu, ibyo kurya byarononekaye kuko ntibyabitswe neza, cyangwa se uwo mwana ugufasha, uwo musore se inkumi, ntiwamwigisha kugira ngo amenye uburyo ibintu bikwiye gufatwa neza. Rero ntabwo ari ibyo ko duhaha tuvunitse, dukora tuvunitse, tugahaha tubara, twarangiza mu kubikoresha ntitubare. Ubwo ni uburyo bumwe tujya duhomba, tugapfusha ibintu busa, kandi ari ibintu twavunikiye, ari ibintu twakora tukabikurikirana kandi bikagenda neza. Nyamara iyo ubyigisha abana, kuko abana dukoresha ni abana, ni abasore, ni inkumi, rimwe na rimwe hari n'igihe usanga nabo batamenyereye cyane. Ni byiza ko tugendana nabo tukabafasha, aho kugira ngo ugende uvunike ugure ibintu nurangiza ugiye kureba usanga ibintu urabibuze. Ni byiza ko tumenya gucunga umutungo w'ibyo twihahiye, kuko ni amafaranga, ni umutungo w'upfusha ubusa, kandi yenda wayakoresha n'ikindi, aho kugira ngo apfe agende muri ubwo buryo. Ikindi twavugaho ni ukumenya guhahira urugo ibintu byiza, ibintu bizima. Muri iki gihe turi mu majyambere n'ibyo, ariko usanga abantu bitwa ko bateye imbere, cyangwa se abize cyane simbizi, ugasanga ibyiza no kujya muri ayo maguriro ya kizungu ateye imbere, kandi nyamara baragura ibintu dufite ku isoko, ibintu byiza twebwe tuba twakuye mu mirima ku kanya bigifite intungamubiri zose, ugasanga turajya kugura ibipfundikiye. Cyangwa se ugasanga turamenyereza abana kurya ibintu by'amasukari, by'amavuta menshi. Yenda umuntu abiguze rimwe kabiri ntabwo ari bibi, kuko uburyo buba burimo baba babikoze kugira ngo tubigure nyine, ariko tumenyereze abana, tumenyereze kugaburira imiryango yacu ibyo kurya bizima, ibyo kurya bishyashya, ibyo kurya birimo intungamubiri, hatongeyemo indi miti, kuko iriya miti yongerwamo kugira ngo bitinde, kugira ngo bitinde kuri ayo maguriro biva iyo hanze bize, iba ari imiti izaturushya. Ndabashimiye rero yuko muduhaye aka kanya, ahasigaye tuzabisubiramo utaha, ndetse tubinonosore kurushaho. Murakoze kuba mwabanye natwe, mukore subscribe kandi musangize abandi iyi video. Murakoze, ndabashimiye. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe.